Abantu benshi baba bashaka gukora umurimo ujyanye n'ibintu bakunda ariko ababigeraho ni bake. Abenshi usanga bakora akazi badakunda bikanabaviramo kudatanga umusaruro ushimishije. Inkuru nziza nakubwira ni uko hakiriho ibyiringiro ko wakora akazi ukunda uhereye ku mpano wifitemo, impano Imana yagushyize mu kiremwa. Impano ukaba wanayikoresha mu kwikorera ukinjiza amafaranga ukoresheje impano yawe wikora ku giti cyawe. Izi mpano zikaba zigaragarira mu mirimo ukora, mu myitwarire yawe, mu mikino n'ahandi henshi. Impano rero zikaba zitandukanye kandi hakaba baba bazi yuko bazifite n'abandi batabizi. Kugira impano rero ni byiza ariko kugira ngo ikugirire akamaro urabanza ukamenya ko uyifite. Muri iyi nkuru nkaba ngiye kukugaragariza uburyo watahura cyangwa wamenya impano Imana yagushyizemo mu rwego rwo kuyikoresha witeza imbere ufite ishobora kugira umukire. Nongeye kubaha ikaze mwese bahisemo gukurikira Kiberinka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakanda kuri subscribe, mushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Munyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Uburyo bwa mbere ni ukureba ibikorwa ukunda gukora nyuma y'akazi kawe gasanzwe. Burya ibikorwa runaka umuntu akora nyuma y'akazi akenshi abikora mu rwego rwo kuruhuka. Hari igihe haba harimo n'impano ishobora kukuzanira ubukire. Urugero, ushobora kuba ukunda gukora siporo, ujya kwiga ibintu bishya, ujya kwigisha, ujya gucuranga cyangwa ukumva umuziki n'ibindi byinshi. Ibyo nabyo ni impano zakugira umukire. Ubundi buryo bwa kabiri wavumbura impano yawe ni ibikorwa wishimira gukora cyangwa ibikorwa bigushimisha iyo ubikora. Nk'uko tubikesha urubuga indeed.com, ibindi bintu bigaragaza impano ufite ni bya bikorwa ukora ukumva urishimye, ukumva nibyo bintu waha umwanya munini mu buzima bwawe kandi akenshi ukabitangira nta n'inyungu witeze y'ako kanya ubona. Urugero, hari nk'abantu usanga bakunda gushushanya, agahora yicaye ashushanya utuntu runaka dutandukanye. Hari n'abandi usanga bakunda guhanga imideri, ugasanga yicara adoda, akata ibitambaro, akoramo ibintu bitandukanye. Hari abakunda gusoma, hari abakunda kwandika, hari abakunda kuririmba n'ibindi. Ibi bintu rero iyo umaze kubyibonaho ntabwo ari biba bigamije kugushimisha gusa, haba harimo n'ibintu wabyaza inyungu zakugira umukire. Ibi rero akenshi usanga ari bya bikorwa ukora ukibagirwa kureba niba amasaha yagiye, ku buryo niyo waba wateganyije isaha runaka uri busoreze isanga wayirengeje utabizi. Niba nawe ufite ibintu ukora ukibagirwa kureba ku isaha, ibyo bikorwa ubifitemo impano kandi ushobora kuyibyaza amafaranga. Icya kane, ukwiye gushingira ku bikorwa wakundaga gukora kera ukiri umwana cyangwa inzozi wari ufite. Ubu ngubu bakunze kubaza abana ati ejo hazaza urumva uzaba iki? Abana benshi ibintu bavuze bazaba mu gihe kizaza usanga ari byo koko babaye. Nanjye ubu ngubu nihereyeho nkiri umwana numvaga nzaba umunyamakuru kandi koko byarabaye, ndabishimira Imana. Rero nawe niba warakuze wenda ukajya mu bindi bitandukanye n'inzozi zawe zo mu bwana, ukwiye kwicara ugatekereza ukamenya ikintu wifuzaga kuba cyo ukiri umwana. Icyo kintu rero yaba kimwe cyangwa byaba byinshi ni ibintu ushobora kubyaza amafaranga. Ubundi buryo bwa gatanu ni ibintu ukunda kuvugaho cyangwa kuganiraho. Ubundi ibintu ukunda kuganiraho cyangwa kuvugaho igihe uri mu bandi nabyo bigaragaza impano ufite. Uko tubikesha urubuga WikiHow, niba ukunda kuvuga ubucuruzi bishobora kujyana no kuba ufite impano yo gukora ubucuruzi. Niba ukunda kuvuga amakuru bishobora kujyana no kuba ufite impano yo kuba umunyamakuru. Niba nawe ufite ibintu ukunda kuvuga cyangwa kuganiraho cyane, ushobora kuba ari byo ufitemo impano yakugirira akamaro, yakuzanira umukiro. Uburyo bwa gatandatu
washingira no ku bintu abantu bakunze kukubwira ko ushoboye. Burya hari abantu bamwe batimenya bakamenywa n'abandi. Niba rwose witekerezaho ukabona ntabwo uzi ikintu ushoboye, ntabwo uzi impano yawe, wabaza n'inshuti yawe mukunda kugendana, ukabaza nawe umuryango wawe, bazakubwira ikintu bakubonaho kandi nugikora kizakunda. Uburyo bwa karindwi ni ukurebera kuri bya bintu abantu bagusaba kubigisha. Rwose niba ushaka kuvumbura cyangwa no kumenya impano ufite, uzarebere kandi ku bintu abandi bantu bakuzi bagusaba kubigisha cyangwa kubasobanurira. Mu gihe uri kumwe n'inshuti zawe cyangwa abandi bantu bakuzi neza bakakubwira ngo ubigishe cyangwa ubasobanurire ikintu runaka, uzamenye ko icyo kintu ushobora kuba ugifitemo impano. Bwa munani wamenya impano yawe ni ukugerageza ibintu byinshi bitandukanye. Burya hari igihe umuntu aba atazi rwose impano ze, akazimenya igihe yatangiye kugerageza ibintu bitandukanye, noneho akareba ibintu akora neza kurusha ibindi. Ikindi ukwiye kuzirikana ni uko impano burya zirenze kuba wamenya gucuranga, kuba wamenya kubyina cyangwa wamenya kuririmba. Impano rwose ziri mu buryo bwinshi butandukanye, buryo hari ibintu ushobora kwibwira yuko udashoboye kandi wabishobora. Urugero, ushobora kuba uri umuntu uzi gusobanukirwa amarangamutima y'abantu mu buryo bworoshye, kandi iyi nayo ni impano ushobora kuba ufite. Ukaba ufite n'impano yo gushushanya. Hari abantu rwose bafite impano nyinshi zirenze na 20 icyarimwe. Ibi rero nta kundi wabimenya utagerageje ibintu bitandukanye, ukifungurira opportunities zose zihari, kugenda ukora uzamenya ikintu waremewe ari ikihe. Ikizabikubwira rero, uzasanga hari ibintu ukora nta mbaraga nyinshi ukizemo, ibintu bitagusaba umwanya munini wo gutekereza cyangwa gutangire kwiga bikugore. Burya ni ibintu uba waragenewe kuba ukora muri ubu buzima. Uburyo bwa 9 wamenya impano yawe, fata urupapuro wandike inkuru y'ubuzima bwawe. Uyu mukoro ntabwo gusa uzatuma umenya impano zawe, uzanatuma ushobora no kuvumbura impano nshyashya. Tangira wandika uburyo wari umeze ukiri umwana, ibyo wakundaga mbere yuko utangira ishuri cyangwa nyuma yo kurisoza, amasomo wakundaga, wandika uburyo wagiye ukuramo, ndetse wandike naho uri kuri ubu ngubu. Nyuma yaho ngaho wandike n'uburyo wifuza kuba umeze ejo hazaza. Aha ngaha mu bintu ugomba kwandika, ukwiriye kuba wandika ibintu wakoresha igihe cyawe, igihe udakeneye no gukorera amafaranga. Ibi rwose ni ibintu bizagufasha kumenya ibintu bigushishikaza, ibintu ufitemo impano. Ikindi bizagufasha gushyira ibintu ku murongo bitewe n'ibifite akamaro kurusha ibindi, kandi bigufasha kumenya n'icyo wifuza kugeraho mu buzima bwawe, noneho bitume ugira intumbero ihamye kandi impano zawe uziha umwanya kurushaho. Ubundi buryo bwagufasha kuvumbura impano wibitsemo ni ugufata umwanya ugatembera, ukajya ahantu uri wenyine. Burya abahanga mu bijyanye no gutembera bavuga yuko wafata urugendo ukajya ahantu ukitekerezaho ari ibintu ukwiye kuba wagerageza mu buzima bwawe, bigufasha cyane kuzamura imibereho yawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi ni ibintu bizagucalenjinga kandi bikwigishe uwo uriwe kurusha ibindi bintu byose wagerageza. Bitewe n'ahantu ukunda, gerageza uhaguruke uva ahantu uri ugende, haba mu misozi, haba hafi y'inyanja, haba mu ishyamba, ugende wicare witekerezeho. Ari nako usaba Imana kuguhishurira ko burya Imana kenshi ikorera mu mutima utekanye. Ibi ngibi rwose bizakwereka ahantu ufite intege nke, ariko bizanakwereka ahantu ufite imbaraga ukwiye kubyaza umusaruro ukabaho wishimye. Rero tugana ku musozo, ndakeka izi ngingo nkubwiye zigiye kugufasha kumenya impano yawe, kandi si ukuyimenya gusa, numara kuyimenya uyibyaza umusaruro, kubera yuko ijambo ry'Imana riravuga ngo, Bibiliya mu Mubwiriza ibice 2:24 hagira hati, nta cyabera umuntu cyiza cyamurutira kurya no kunywa no gutuma ubugingo bwe bubonera ibyiza mu mirimo akorana umwete.